urabizi uburyo upfishije umubyeyi wawe cyangwa se umuvandimwe wawe cyangwa umuturanyi wawe, uburyo bibabaza cyangwa uburyo bitera agahinda. Iyi ni inkuru ibabaje, yababaje abantu benshi cyane, dore ko yatunguye abantu benshi, dore abantu bakurikiranaga iyi foto y'uno mukecuru hamwe na Excellence ariwe nyakubahwa Paul Kagame bakomeje kwivugaho byinshi, bavuga amagambo atari makeya, dore ko ari ifoto yasabagiye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ariko inkuru itugeraho muri kano kanya ni inkuru ibabaje n'agahinda iteye amarira kuri uno umubyeyi wacu, umukecuru wacu witabye Imana, wapfuye cyangwa se wazize urupfu rutunguranye. Ibi ni ibintu byakomeje rero kuvugwaho n'abantu benshi cyane, dore ko uyu mukecuru ubwo nyakubahwa Paul Kagame yakundaga kugera aho yari atuye mu ntara yaturukagamo, yabaga uwa mbere mu kumwakira, amubwira amwifuriza imigisha ndetse anamubwira yuko akunda uburyo imiyoborere ye uburyo imeze. Ni umukecuru rero wakunzwe n'abantu benshi cyane, dore ko yavuzweho byinshi cyane ko ari umukecuru mbese sinzi uko nabikubwira. Ni inkuru rero yakomeje kubabaza abantu benshi cyane. Ndabizi ko nawe aho uri, waba uherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se uri ubarizwa muri Aziya cyangwa muri Europe cyangwa muri Afurika ndetse no muri East Africa, nawe ushobora kubyumva ukababara kandi bikagutera agahinda. Ni urupfu rutunguranye rero, nubwo muri kano kanya tutaramenya icyatumye uyu mubyeyi yitaba Imana cyangwa se icyamuhitanye, nubwo tutarakimenya, ariko nicyo tubereyeho kugira ngo tuze kubikugezaho. Niyo mpamvu mbashije gushimira uwabashije gukora subscribe, wowe uduhereza comment na like, udushyigikira rero kumva bimwe mu biganiro byacu. Ndagushima cyane, Imana ikomeze kukuba hafi kandi ikomeze no kuguha umugisha. Nanibutsa nutarakora subscribe kugira ngo abashe gukanda subscribe kugira ngo ajye abasha gukurikirana imwe mu nkuru zacu tukugezaho umwanya ku wundi. Yes, nahandi rero ni kuri The Truth Inside, nkubwira ni wa musore wanyu Bahati Chris, nk'ibisanzwe kugezaho inkuru umunsi ku wundi. Rero ni inkuru yakomeje kubabaza abantu benshi cyane, uyu nyakwigendera ubwo yitabaga Imana, dore ko comment zabaye nyinshi cyane, abantu bavuga ati mubyeyi twagukundaga, uri umubyeyi mwiza, udukundira ubuyobozi, Imana ikuhagire kandi Imana igushire aheza, iguhe iruhuko ridashira. Ni inkuru rero yakomeje gusabagira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, dore ko komenti zakomeje zicicikana hirya no hino, dore ko hari uwasize ubutumwa hasi aravuga ati ugiye umwaka utararangira wa 2022, Yesu we, Imana kubabarira aho waba waracumuye cyangwa aho utagenze neza. Imana gusa icyo twagusabira mubyeyi mwiza, Imana iguhereze iruhuko ridashira. Kutuvamo ni agahinda gakomeye, biteye agahinda n'akababaro. Ese ubu se kudusigiye inimba n'agahinda, ubu tubaye abande mubyeyi mwiza ukundaga ubuyobozi bwawe. Dore ko ni ibintu byakomejwe kuvugwa hirya no hino. Rero inkuru yakomeje kubabaza abantu benshi. Guys, reka tudatinzeho gatoya nongere nkugarure mubwiye ati nawe tekereza iyo ubuze umuntu wawe, ubura umubyeyi wawe cyangwa se umuvandimwe wawe cyangwa se umuturanyi wawe, ibaze agahinda uba ufite, wumve uburyo ubyakira, wumve n'uburyo ubyiyumvamo, wumve ako kababaro n'agahinda. Niko rero buri muntu wese afite muri kano kanya. Nyakwigendera ariwe Lecho, uzwiho ku izina rya Lecho, wamenyekanye cyane ku mafoto ari kumwe na Perezida nyakubahwa Paul Kagame, ubu ngubu witabye Imana. Ariko nubwo agiye, dore ko harimo n'abandi batabura ibyo bavuga ko bavuze ati ariko agiye yarashaje, dore ko cyari igihe cye buri. Ariko icyo nabwira ubu ateye comment nk'iyo ngiyo, ndakubwiza ukuri muvandimwe, iyo ubuze umubyeyi niyo yaba afite imyaka 100 cyangwa ageze mu myaka 120,
ndakubwiza ukuri birababaza kandi bitera agahinda kababaje cyane. Ndakubwiza ukuri ko niyo wabura umwana wabyaye kandi ubona yuko ari mu gikurire kandi afite imbaraga, mubwije ukuri ko bibabaza. Mubyeyi mwiza rero njyewe ndakwifuriza iruhuko ridashira kandi Imana ikomeze kukwakira mu bayo. Nta handi rero ni kuri The Truth Inside tukugezaho inkuru nk'iyo ngiyo, nkubwira ati keep in touch kuko turacyari kumwe nawe mu nkuru nyinshi cyane.